ndatangiye ubundi byatangiye patwara imodoka twara horizo aza kugera agera ikibazo cyo kurwara pararize kuko twigaga tubona ubuzima buracanje sister ahita ava mu ishuri ndakomeza ndiga kubera noneho VP by'ama VP bahaga abantu batayifashije bageraho nyine babihagarika bavuga ati abana ni benshi bavuga ati kujya mu rugo nta kintu na kimwe ndimo ndagenda ndabafasha ubwo nahise afata nyine umwanzuro wo kujya kwiba muri Legacy ikindi nibuka nuko ari machine nakuye mu modoka ntabwo nyibuka ni vatiri iparitse ku muhanda ntabwo nzi nyirayo nuko ikirahure cyari gifunguye nyine nkayikuramo nitwa Mbaraga Jean Pierre. Mbaraga Jean Pierre bafatiye Ikinyinya mu murenge wa Gasabo mu karere ka Gasabo ariko naziraga kwiba mashini yazikuye muri biro kwivurira ahantu bita muri Legacy. Tubwira nyine uburyo wabikoraga ubusanzwe. Nsanzwe mbikora cyane ndabikoraga natangiye kubikora papa yibwa kirwa ariko nagiye kubitwara muri Legacy ngiye kwivuza kano kantu muri kona ku gahanga ninjira muri biro mbona nta muganga urimo mbona harimo mashini ndayiterura ndayitwara yego hari sinibuka umunsi ntabwo nibuka itariki muri uyu mwaka uza kubona bigenda rero avuga ati nzasubireyo. Oya ntabwo nasubiyeyo bwari ubwa mbere nari ngiye yego nase ntabwo wari usanzwe ubundi ukora uwo mwuga wo gusura cyane cyane kuri ibi bikoresho narawukoraga. Watubwira niba hari n'ahandi wabikoze dutangirira mu mateka yawe kugeza uyu munsi aho ndatangiye ubundi byatangiye patwara imodoka twara horizo aza kugera agera ikibazo cyo kurwara pararize kuko twigaga tubona ubuzima buracanje sister ahita ava mu ishuri ndakomeza ndiga kubera noneho VP by'ama VP bahaga abantu batayifashije bageraho nyine babihagarika bavuga ati abana ni benshi noneho bafasha barumuna banjye nanjye ndavuga ati reka nze shaka ukuntu niga bya mekanike ndangije njya muri famille hano i Kigali bwa mbere muri lockdown ya mbere ndaza basaba service yo kuvuga ngo wenda banyishyirire mu mwuga wo kwiga mekanike kuko ibintu byo kwiga amashuri n'undi ndabona ntabwo byangiza ngira umwuga niga hanyuma barambwira ngo kubera covid ntabwo amafaranga bayafite ntabwo ari kuboneka yose nimba asubiye mu rugo kuzambwira nongera asubira mu rugo mu wundi lockdown yarangiye subira mu rugo vugana na mama ndangije ndamubwira ati se mama wafashije ukajya kumbwira famille yo mu rugo yawe wenda ishobora kuba ikizemo kandi tukababwira bakanyishyurira nkajya kwiga imyuga mama turongera turazamukana barongera baramuhakana amubwira ati nabe yihanganye gatonya tuzamubwira two turongera turasubirayo bwa gatatu nyine nibwo nagarutse bampamagaye ngo ninze ngira ngo bagiye kubifashamo ubwo nyine byageze barambwira ati twagira ngo uze dusure kandi abana ntabwo baba mu rugo kandi abo umwana umwe ndabasura ubwo nyine igihe kigeze avuga ati ngaho subira mu rugo ugiye mu rugo ujye kubafasha n'undi avuga ati kujya mu rugo nta kintu na kimwe ndimo ndagenda ndabafasha ubwo nahise afata nyine umwanzuro wo kujya kwiba muri Legacy. Utangira kwiba kubera ibyo ngibyo wumvaga nta bwoba biguteye? Bwa mbere nyine bwaraboneye nagize ubwoba nyine gusa nyine ntabwo bafashe ariko biravugwa ko mwajyaga munashikuza n'abantu za telefone mu masaha y'ijoro n'ibiki byose. Ibyo ngibyo arambeshya ntabwo njye nabikoze. Mu kanya watubwiye Legacy ariko uratubwira uti siho nari impereye hari n'ibindi byabanje watubwira wenda niba hari ibindi bitari Legacy byagenze gute? Ikindi nibuka nuko ari machine nakuye mu modoka ntabwo nyibuka ni vatiri iparitse ku muhanda ntabwo nzi nyirayo nuko ikirahure cyari gifunguye nyine nkayikuramo ubu uracyayifite nayo barayigufatanye? Nayo barayifashe. Ubu ni iki wicuza se kuburi hano none? Ndicuza nyine ko wenda ndanga nitarimo ndiga cyangwa natarimo ndakora ikindi gusa nyine ndasaba imbabazi pe. Nari ngiye kugera mu wa gatandatu ngiye kwimukira mu wa gatandatu. 16. 16. Ese kuki wahisemo kwiba amamashini wari ufite aho bayakugurira byari bimeze bite? Ko nyine nuko wenda ni nk'ibintu byari bindimo nuko ninjiye nyine muri biro nkabona nta muntu wari urimo
nkahita nyikuramo ko ntabwo wenda navuze ngo ngiye kugira cyangwa wenda wenda ashobora kuba sinzi nuko wenda wabona yari yarangaye ariko si warazigurishaga hehe umuhungu uri aha ngaha niwe waje arayizingurira imwe yakoga angahe imwe ya mbere kuri Legacy bampaye 45 ariko dukoramo ngayo umugozi ama 30. ubwo ni imodoka ni imashini bwoko ki? HP. Hanyuma ubu ngubu uri imbere y'itangazamakuru n'inzego z'ubutabera ngira ngo harahita hakurikiraho ibindi byazo, ugize amahirwe bakakurekura ubu ngubu ugataha? nahita mpinduka byose nkagenda basibye nkareba ko mbona amahirwe byo kujya ku ishuri, ntabwo nzongera kubisubira bino bintu kandi wenda basi n'uri buze kumbona cyangwa wenda akaba yambona, bino ntabwo ari byiza. Ariko nimba numva neza impamvu ndabigiyemo byari ubuzima butari bumeze neza, ntabwo ari byo nakoze ntibwamera neza. Aya bwamera neza kuko byera nasura mu rugo wenda niyo famille wenda nkabibabwira, wenda byagira bakabona ko wenda byari bitangiye kunanirana wenda bakafasha. Hari abandi rero nabo wenda bashobora kuba izo mashine telefone, n'uwe butumwa wabaha? Ibi bintu si byiza, niba bivemo pe, niba bivemo ntabwo ari byiza, byera bahinduke batarabafata cyangwa wenda wazanga kuvamo nyewe bazamufate ntibimurebe ko byiza, byora basibyora ntabivemo ko ntabwo ari byiza. Turadukunda Pacifique, iwacu ni Butare Huye. Ni hehe? Butare Huye mu karere ka Huye. Mazina ngo ninde? Iradukunda Pacifique. Vuga cyane. Iradukunda Pacifique. Pacifique wongera ijwi utubwire n'ukuntu noneho watangiye gucuruza amamashini, uzi neza ko yanibwe. Ubu ngubu tuvugana ndi mu nzego za polisi, abandi imbere y'itangazamakuru. Yewe ntabwo usanzwe ucuruza amamashini, kuvuga ngo abahungu ubona hano turi kumwe twari dusanzwe duturanye, bari abo mu rugo gusa nyine baje gushakira ubuzima i Kigali, yenda ko nanjye ibyo curuza asanzwe ucuruza ariko ntabwo ucuruza amamashini. Yewe naje i Kigali nje kurangura mu byo curuza, nyine nk'abantu tuziranye dukominikana, ndabahamagara ndabasuzuma hagati ni Kigali naje kurangura, mwaza tugasuzanya, ubu barambwira aho baba ndatega ndahabasanga. Ubwo niko gusanga bafite mashini ariko n'ubu naje kurangura bayenyeretse, barambwira ati si mashini wayigura, uriya muhungu nyine ubona ariwe wazibye, arambwira ati wayigura, turavugana, arambwira ati ese mashini nta kibazo, ati nta kibazo ko nese ko naryo gifite ari ikibazo ngo nafite, turavugana baca amafaranga ndayabaha, ndayifata imashini nshyira mu gikapu, nyifata n'ibyo nari mvuye kurangura hano i Kigali muri Nyabugogo ndataha. Usanga ucuruza Butare iwacu. Usa n'utaruzi ko byibwe ariko njye nta makuru ahagije nari mfite rwose, kuko no kuba ndahangaha kandi baramvanye Butare iwacu ni ukuvuga ngo amakuru n'ubundi bayamaye ndi iwacu, nitegura kuza bambwira ati imashini waguze ni nyibano, imashini bamwintegeka kuzishaka bakazaza baje kuzitora, nyine imashini barazibona ariko ubwo nanjye turazana nyine kugira ngo indashyikirizwe uwazingurishije n'uwazibwe. Ubwo amakuru ni ukuvuga ngo njye ntabwo nigeze mbarushya, kimara kumbwira ko zibwe arazishatse baje mu rugo imashini zihaye. Mashini waziguza ngahe? Mashini aziguze 90 zombi. Ntabwo wakekaga ko zishobora kuba ari iz'ubujura kuko nta mashini igura 90,000? Ntabwo nta mashini igura 90,000 kuko abangaba bari inshuti zanjye kuko twaduturanye mu rugo, numvaga ari inshuti zanjye zisanzwe zitamye ibintu bigiye byanga bizaneza ibibazo. Mbese kuko utabaruyije mashini wazisubije numva bakoreka ukitahira. Njyewe ni ukuvuga ngo ngiye ikintu nsabira imbabazi ni uko naguze ibintu by'ibyibano nkaba naramye no kubitanga, anabise imbabazi ntabwo keka abantu barakeka ubujura ku buryo ndetse busa naho buri coordinated. Navuga ko ari uguhuza ibikorwa by'ubujura abantu batandukanye, harimo abantu 5 bakorera ikigo gishinzwe gucunga umutekano cyitwa Agesiporo, barimo abandi bibye inzoga bashinzwe kurinda cyangwa depo bashinzwe kurinda inzoga ngira mwazibonye hano, abandi 3 barakekwaho kugura ibyo bintu no kubicuruza, abo ni 8. Hari n'abandi 3 rero bakekwaho kwibaza mudasobwa na telefone, nazo mwazibonye, bose akaba ari 11. Ariko noneho ikintu gikomeye cyane ni iki turimo kubona, ikigo gishinzwe gucunga umutekano abakozi bacyaho biba bakagurisha ibyo bashinzwe kurinda. Iki ni ikintu gikomeye cyane, ngira ngo niyo mpamvu na ba nyiracyo bagomba kugira ngo bisobanure, kubera ko
ntabwo wagenda ugakora na kontora n'abantu ushinzwe kubacungira ibyabo warangiza abakozi bawe bakabyiba, ubwo bafite uburyo bagomba gukorana. Ariko noneho na polisi nk'uko ishinzwe kugenzura bino bigo biba bitanga ubutumwa bukomeye cyane ko abantu bakwiye gukosora amakosa agenda agaragara. Ikindi rero ni abajura nyine bagenda biba hirya no hino, bakagenda bakajya aho imodoka iparitse bakibamo nka mudasobwa nk'iyi cyangwa ahantu ku bitaro bayibye. Ibi nabyo ni ibintu abantu duhora dufata buri munsi tukaberekana, n'abandi tuzagenda tubafata. Gusa icyo dusaba abaturarwanda ni uko bagomba kuduha amakuru kugira ngo abantu bose ahagaragaye ko hibwe bikurikiranwe, abantu bafatwe bashikirize inzego zibishinzwe, ubugenzacyaha n'ubutabera. Batahuwe gute? Abibwe batanze amakuru, niryo shingiro ry'ibanze ry'iperereza cyangwa no gufata abantu. Burya nta kundi kuntu ushobora kuba abantu nk'abo ngabo babagize ba nabi wabamenya, ni uko baba bakoze icyaha kikamenyekana. Icya kabiri rero ni uguheraho nyine cyakorewe, hakagira abantu ukekaho, hakagira aho ufata abantu nyine bigaragara ko babigizemo uruhare. Nubwo baba bagikekwa imbere yanyu hano, ariko nabo ngira ngo iyo batanze ubuhamya murabyiyumvira ibyo baba barakoze. Twumva rero mu by'ukuri ari ikintu gikomeye cyane. Turakomeza gusaba abaturage kuduha amakuru mu buryo bwihuse kugira ngo abantu bose babagizi ba nabi, babajura n'abakora ibinyuranyije n'amategeko babe bahana. Izi nzoga zigaragara ko zifite ibyondo, twabajije impamvu zifite ibyondo n'aya manyanga bakoresheje. Umuntu w'umujura se wamusaba kugira isuku? Umuntu ujya kwiba ibintu bitari ibye wamubaza ngo kuki izi nzoga zifite ibyondo? Umujura nyine arabyiba, akaba yanashaka kubihisha, bikaba byagira nyine ibyo byondo nk'uko bivuga. Ntabwo rero nta nshingano afite zo kugira ibintu ngo binoze, bisukuye, bitanduye, bitariho ibyondo. Arabihisha nyine, umujura arahisha. Bishobora kuba byaranduriye n'aho babihishaga. Polisi y'u Rwanda ishinzwe kugenzura bino bigo bicunga umutekano w'amakampani n'ibindi bigo bitandukanye. Ese mwaba mukurikirana uburyo bashakamo abakozi, cyangwa bashobora no kugenda bakishakira ba bandi batoraguye hirya, munakurikirana uburyo banabahugura? Polisi ikurikirana kuva ibi bigo bijya kujyaho, bisaba kujyaho kurinda bigiyeho, unukuvuga ko bifite abakozi bakora n'ako kazi. Ndetse polisi ikurikirana n'aho bakorera akazi hatandukanye, ikurikirana n'uburyo bahabwa amahugurwa, ndetse inabagira inama n'uburyo bagomba gutanga amahugurwa. Icyo tubasaba rero ni uko bakurikirana, kubera yuko uretse ibyo ngibyo nabo baba bafite uruhare rwo kuba bayobora abantu babo no kubakurikirana umunsi ku wundi. Nta kuntu bakwiba rimwe bakiba kabiri, polisi akaba ari izabimenya. Aho niho ikibazo kiri. Gikwiye kuba kimenywa n'umuntu urinze aho ngaho cyangwa ushinzwe gukurikirana umuntu urinze aho ngaho. Ibyo rero byumvikana yuko bafite akazi kanini ko gukora, ahubwo nizere ko mwabajije uburyo bagiye gukosora bino bibazo bigaragara. Murakoze. Mbere yuko tukurekura, urebye neza mu bafashwe hafi ya bose nka 90% n'urubyiruko, kuba bari kwisanga muri ibi bikorwa na polisi igomba guhangana nabo, biravuga iki? Ntabwo duhanganye n'urubyiruko, tuzahangana n'ibikorwa byabo bakora, kandi azabigaragaramo bazafatwa bashyikirizwe inzego zibishinzwe. Icyo ni ikintu gikomeye cyane. Icya kabiri, ikibabaje ni uko ari n'urwo rubyiruko rufite akazi. Wese urakora, uriba aho ukora, urumva ari byo? Ntabwo ari byo. Uretse yuko n'uwavuga ngo ntakora akavuga ngo ngiye kwiba, nabyo byaba urwitwazo rutari rwo, nabyo babihanirwa. Nibakuramo ku mufuka badakora bakore, abakora nabo nibakora ibyo bakwiye gukorwa babihemberwe, uko basinya amasezerano y'abakoresha, bareke kurengera no kwiba aho bakwiye kuba barinda cyangwa n'uwo bakwiye kuba bakorera. Akenshi abakozi babo bajya batunga agatoki abakoresha ko batabaha ibyo bagenerwa, noneho akaba ari naho bashakira indonke nk'izi ngizi. Ese mwebwe ibyo mubikurikirana bite nka polisi? Ibyo bibaye ariko bigenda, ntabwo byaba ari byo, kubera ko umukoreshwa afite amasezerano n'umukoresha we. Icyo gihe rero hiyambazwa amategeko hakurikije uburyo kontra bagiranye cyangwa amasezerano y'akazi bagiranye. Ariko biramutse ari byo twe twakumva atari uburyo bwiza bwo kugira ngo wakoresha abantu, cyane cyane abashinzwe umutekano. Mu gihe ibyaha byabahama birabagendera gute? Reka iperereza ryimbitse rikorwe, barebe ingingo zibihana, urwego rw'ubugenzacyaha rukora n'ubushinjacyaha bagere mu nkiko, hanyuma inkiko zizabagenera ibihano. Murakoze.